ndetse n'ibindi bitandukanye birimo n'ibikomere by'amateka yagize. Ariko kubera yuko mu buzima bwanjye ari ubwa mbere mpagaze ku ruhimbi nk'urunguru by'umwihariko mu itorero rya ADEPR, munyemerere uyu mwanya ngukoreshe neza nsabira amashyi n'impundu bikwiriye Pasiteri Theogene Niyonshuti. Biragoye kubona icyo umuntu avuga ahantu nk'aha igihe nk'iki, cyane cyane ubaye warabanye na Pasiteri Theogene, yarakugize inshuti cyangwa mwarabanye. Ariko mbere na mbere ndabyibuka Pasiteri Theogene namenyanye nawe mbere gato y'umwaduko wa COVID, mbere y'icyorezo. Twahujwe n'umunyamakuru witwa Murungisabe wo ku Isimbi TV. Arambwira ati uyu mupasiteri afite initiative nziza, abarizwa mu itorero rya ADEPR. Nari nsanzwe muzi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nsengero atanga ubuhamya. Mu bintu bya mbere yansabye ndetse nasabye turi kumwe, yadusabye kumubera abavandimwe kubera ibikomere yagize by'amateka byatumye abaho adafite abo bavuka n'abavandimwe, avuga ati uri murumuna wanjye cyangwa uri mukuru wanjye. Nubwo Pasiteri Theogene kuri njyewe na Sabe yari mukuru, ariko yajyaga dufata nk'ababyeyi be. By'umwihariko mu mwanya mpagaze aha ngaha, sinzi niba mwarabibonye mu biganiro bitandukanye, ni njyewe Pasiteri Theogene yabwiye ati fata telefone yanjye ufungurire YouTube channel duhera ku bantu 0, ndabyibuka. Iyi ngiyi muri gukurikiranaho live streaming, yigeze kumbwira ati iyi password uzayifate mu mutwe ku buryo n'umudamu wanjye nayibagirwa, nibura igihe bizaba ngombwa ko channel ikenerwa uzaba uhari. N'ikimenyimenyi mu byangoye mbere yo kuza kuvuga iri jambo ni uko kuva ejo ari njye uri gukoresha telefone ya Pasiteri. Telefone ni iyi ngiyi madamu yayimpaye kugira ngo dufashe abantu babashe gukurikira live. Hano muri iyi telefone hari gutambukamo ubutumwa bumubwira buti ruhuka mu mahoro, Pasiteri twagukundaga, n'ubundi guca muri telefone nonaha. Icyo kintu ubwacyo nagitekerejeho ejo, bambwira bati uboneke ube hafi, niba wibuka password ya YouTube channel ya Pasiteri Theogene kugira ngo uze kudufasha bitambuke live. N'ababeshye bantu muteraniye aha, Pasiteri Theogene uburyo nabanye nawe n'uburyo yabanye na Sabe ku Isimbi TV, n'uruhare itangazamakuru by'umwihariko uhereye ku rya gospel, ndetse natwe dukora itangazamakuru rivuga ku buzima busanzwe, twageze aho Pasiteri Theogene aba umuvandimwe kurenza n'abo mu muryango wacu. Umwaka ushize napfushije murumuna wanjye, Pasiteri Theogene n'umugore we baradutabaye, guhera mu kiriyo n'ibindi byose bitandukanye. Nta gihe kinini cyashize Sabe nawe apfusha murumuna we. Gushyingura twari twagiye Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, Pasiteri Theogene yaradutabaye adukomeza mu bihe nawe atarakomeye. Ni umuntu wagize ibikomere by'amateka birenze ibyo twebwe twari dufite, ariko mu buzima bwe muzimo ni umuntu wiyimye kugira ngo inyungu za benshi cyangwa se umurimo w'Imana ukorwe. Niba muzi uruhare yagize abana bo mu muhanda, abo yagiye avana ku muhanda, abo yagiye avuga amateka banyuzemo, abafungiwe n'abandi, abo bantu Pasiteri Theogene yarabazanye babana iwe mu rugo n'abana be basangira ku isahani imwe. Yarabivugaga mu mateka, abantu wenda bakagira ngo ni za mvugo tuvuga muri iyi minsi zo gutwika. Ndabyibuka hari umunsi nabasuye turi mu gihe cy'icyorezo, murabizi imirimo ntiyari hari, insengero zifunze, uburyo bwo kubaho bugoye. Nasanze Pasiteri Theogene ari uri gukata amashu kugira ngo baze kurya n'ibijumba. Gusa uburyo yakatagamo amashu wabonaga ko atabizi. Yari umuntu witangira umuryango,
muri ruriya rugo habamo abantu barenga 25 bahaba buri munsi, bagomba kurya buri munsi, bagomba kunywa buri munsi. Bivuze ngo muri ruriya rugo abasirimu hari ibyo mwita breakfast na supper, ibyo muri ruriya rugo biboneka gake, ariko ku gake kose kabonekaga cyangwa se ifunguro rya mu gitondo rya saa sita na nimugoroba byari kubera imbaraga za Pasiteri Theogene udafite ubushobozi. Ubwe yigeze kunyibwirira ko hari igihe yabwiye umugore we mama Pasiteri inshuro nyinshi abwira ko agiye guhahira umuryango, akagaruka mu modoka azanyemo imbobo ebyiri. Arihaho ntaryo azanye umwana wo ku muhanda wanywaga urumogi, mu mvugo dukunda kubita abamayibobo cyangwa ibirara. Uwo muntu agahita amugeza mu rugo kugira ngo azanire ifunguro umuryango, ukaba ari wo mwanya ahubwo wo gusobanurira umuryango impamvu abazaniye undi muntu. Ibikomere bya jenoside by'amateka yanyuzemo nibyo byagiye bimukomeza, yumva akwiriye kuzafasha no gutabara. Sinzi niba Apotre Mignone Kabera ari hano. Arahari? Sinzi niba hari, ariko uko byagenda kose araza gukurikira iyi video. Pasiteri Theogene yamubwiyeho mu buryo bwihariye. Yari umubwirizabutumwa, aba mwarimu, anyura muri izo nzira zose. Dushimira n'itorero rya ADEPR ryamwemereye kuba pasiteri, atarize, ahurirana n'ubuzima avuyemo bwo ku muhanda. Nk'uko yagiye abivuga, nta cyizere yari afitiwe mbere y'uko aba pasiteri, ariko nyuma y'uko abaye pasiteri ubuzima bwa benshi bwarashobotse, n'ubwe burashoboka. Kuba yarabaye pasiteri nawe ubwe yababwiraga ko ari fiyeri ridasanzwe, umwana wo ku muhanda ahagarara imbere y'itorero nk'iri agasezeranya. Umuntu wicaraga muri church, abadamu bagahisha amasakoshi n'amatelefone bakavuga batatanyiba, ngo umuntu yageze igihe aba uw'icyubahiro. Ndabizi neza ko umuntu uri hano mu mutima wawe hari icyo Pasiteri Theogene yamaze, hari uruhare yagize mu buzima bwawe. Dukomere amashyi menshi Imana mu mwanya nk'uyu. Ngana ku musozo, mwese murabyibuka Apotre Mignone Kabera yigeze kugurira pasiteri amatike y'indege ngo we n'umugore bajye kuruhuka no kurya ubuzima, kwishimira kugenda mu ndege. Mu by'ukuri pasiteri iyo ndege ntayo yuriye. Ndabyibuka ku itariki 25 Ukwakira 2022 twari kumwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Jewe na Sabe twari tugiye kugira urugendo rw'akazi mu gihugu cya Kenya. Pasiteri Theogene twafatanye ibiganza, kubona umugabo nk'uri yari kurira. Aravuga ati muri abavandimwe banjye, muri abantu nkunda, ariko Apotre Mignone ya mafaranga yampaye ngo ngura amatike mwokabyara mu indege mwebwe mugende muyigendemo, ariko ayo mafaranga nayafashishije abatishoboye no gufasha abana ndera mu rugo. Pasiteri Theogene yari wa muntu ushobora kuba afite ibihumbi 10 akaza akaguhahira wowe iwe mu rugo, ibyo basigaranye birashira uwo mwanya. Yaravuze ati ntacyo byaba bimariye kugenda muri iyo ndege. Murabyibuka na pasiporo ye yarayerekanye. Aravuga ati nzabwiriza ubutumwa ku isi hose bice no kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko kugenda mu ndege umuryango wanjye ushonje, abana banjye batabonye minerval, inzu yanjye tuzuye n'ibindi bibazo, abo mfasha n'abandi ntacyo byari bimaze. Reka nsoze mvuga nti nk'abanyamakuru twishimiye uwo Pasiteri Theogene yabaye we kuva tumenyanye nawe. Hari benshi bahuye nawe akagira umugisha kubera izi YouTube channel dukoresha, nubwo mu buzima bwa benshi cyangwa abadukurikira bazifata nk'ibintu bidasobanutse cyangwa se ndabivuga mu mvugo bikoreshwamo nk'ibintu reka kuyikoresha. Turi muri ADEPR, turi muri church, ariko izo YouTube channel dukoresha abantu batumva bapinga nizo zubakiye Pasiteri Theogene iriya nzu twamusezereyemo, nizo zafashije aba bana bavuye ku muhanda
bakabona ubuzima. Uwo twakundaga kwita Keza ni umusore ntabwo ari umukobwa, afite flight yagombaga kugenda ku wa gatandatu ajya kwiga muri Canada, kubera umugisha yagize pasiteri amuvanye ku muhanda, azagenda ku itariki 17. dore nguriya yari hariya hafi, siwe wenyine navuga, hari benshi pasiteri Theogene yahinduriye ubuzima, natwe turimo. Ariko nk'abanyamakuru bantumye ngo dushimire buri wese, si umukristo wa ADEPR gusa, uwo ari we wese wagize uruhare mu buzima bwa pasiteri Theogene. Tubifatemo isomo ryo kwicisha bugufi, tubifatemo isomo ryo gutekereza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Dukomera amashyi mama pasiteri kandi tumwifurize gukomera. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane, ndagira ngo bakuyoboke bagufashe. Turagira ngo twakire wa muvandimwe uhagarariye abana bahoze ari abo ku muhanda.